Mu kwizihiza isabukuru y'imyaka 28 u Rwanda rwibohoye, turazirikana aho tugeze nk'igihugu. Liberation sometimes includes a military campaign, but it never ends with one. That is where Rwanda is today, in the phase of struggle that begins after the guns have finally fallen silent. Buri wa kane Nyakanga, twishimira ko igihugu cyacu cyongeye kubona ubuzima, gisubiza umutekano usesuye, icyubahiro n'icyizere abanyarwanda twese. Mu myaka 28 ishize, ubwo FPR Inkotanyi yahagarikaga jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, abanyarwanda twese hamwe twahisemo ubumwe, kubazwa inshingano no gutekereza kuri. Aya mahame ni yagenga u Rwanda rwacu mu nzira yo kwiyubaka dukomeje. Igihugu cyacu kiratera imbere byihuse, buhoro buhoro kirahashya ubukene kandi kigateza imbere imibereho myiza binyuze muri politiki na gahunda zatekerejweho neza zigamije kugirira akamaro abanyarwanda twese. Umusaruro uragaragara haba mu kubungabunga amahoro n'umutekano, mu guteza imbere uburinganire, mu kugeza uburezi kuri bose, mu kugeza ubuvuzi hose ndetse no mu byaro bya kure, mu kubungabunga ibidukikije no mu guteza imbere umubano mwiza n'ibindi bihugu. Kwibohora kw'igihugu cyacu bikomeje kubera icyerekezo abanyarwanda twese aho turi hose, mu kurushaho guharanira ejo hazaza heza dusangiye no gusigasira ibyo twagezeho. Intero ni imwe: kwibohora, isoko yo kwigira. Umunsi mwiza wo kwibohora Rwanda.